turabasuhuje nshuti z'ikiganiro twige kubaho nimugira amahoro ya Kristo. Iki kiganiro twige kubaho cy'uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bakunze kugarukaho, hahandi umuntu ahura n'ikibazo akumva ari urwandiko Imana yamuteganyirije, uko abayeho akumva ariko Imana yari yarabigennye, ndetse nubwo yaba abayeho nabi akumva ko ari Imana yaba yaramugeneye uko kubaho nabi. Muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Vincent Paul Ntabanganyimana, ndi kumwe kandi na Padiri Vedaste Kayisabe, dusanzwe tumenyeranye muri iki kiganiro. Mu gihe wumvise icyo wifuza kuba wabaza ukazagisubizwa mu biganiro byacu bitaha, ibitekerezo byawe wabinyuza kuri email y'iki kiganiro twigekubaho@yahoo.fr. Ndeka nyisubiremo, twigekubaho ni ijambo rifatanye hanyuma @yahoo.fr. Nkuko rero natangiye mbivuga, mu buzima bw'umuntu ahura n'ibintu byinshi, abonamo ibyiza akabonamo n'ibibi, ariko wagira ngo hari abo ibibi byakoraniyeho, ndetse umuntu akaba yakwibaza ko kwa mugani niba ibyo bintu ari gatumwa. Ari impamvu nyinshi zituma abantu bibaza niba koko ibibabaho atari gatumwa. Umuntu yagize atya avuka nk'abandi, ariko mu mikurire ye agenda ahinduka nabi. Umuntu yari muzima ndetse agerageza kwirinda indwara, ariko ubumuga ubu bwamubayeho akarande. Yibera aho ngaho nta kintu ashobora gukora, aho yageraga nta kiyagera, kandi nyamara atari n'imyaka y'izabukuru. Aha rero umuntu akaba yakwibaza icyo bita urwandiko cyangwa se gatumwa y'umuntu rwaba rubaho. Ese niba rubaho umuntu yarusobanura ati? Padiri Kayisabe. Murakoze. Hari ubwo bigenda bigaragara yuko ibintu tuba twifuza yuko byagenda iteka nk'uko tubishaka, ikitagenze nk'uko tugishaka tukagishakira inyito, cyangwa se tukaba twacyita n'izina tugasa naho tugihaye ubuzima gatozi, kandi ubundi ari ikintu kije wenda ku buryo bw'impanuka, ku buryo budasanzwe. Ahangaha rero urwandiko kuvuga ngo nkubwire niba rubaho cyangwa se rutabaho, biragoye gufata uruhande rumwe ukareka urundi. Yewe nagusubiza nti yego rubaho, ahandi nkakubwira nti oya ntirubaho. Ariko ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kukubwira yuko ahari uko turubona nuko turwitirira ibintu, urwo rwandiko cyangwa gatumwa, cyangwa mu Kinyarwanda hariho n'abavuga ko ari ntarengwa, hariho ababikabiriza bagasa naho babishyize mu bintu bibaho byanze bikunze. Yewe rero mbona yuko hariho ikintu kikubaho koko utari ukiteguye kandi utakigizemo uruhare. Iki kintu kikakubaho ukavuga uti iki kintu kimbayeho, nta kundi ngomba kucyakira. Nakubwira ko icyo gihe koko warwita urwandiko, ariko nyuma yuko kikubayeho. Ariko mbere yuko kikubaho nta wacyita urwandiko. Akenshi abantu koko ni nako babivuga, baravuga bati iki kintu cyambayeho, simbona impamvu yagiteye, ntabwo mbasha kugisobanurira, byanze bikunze ni ibintu byagomba kumbaho. Ibyo ngibyo nibyo wabivuga hanyuma, ariko mbere ntabwo wavuga yuko hariho ikintu waremewe kuzaba cyo cyangwa se waremewe kutazaba cyo, kuko byose imbere yacu tubibona nk'ibishoboka. Ibyo bintu rero nuko mvuga byose, ariko hariho n'ibidashoboka. Burya mu buzima bwacu hariho ibyo umuntu yita yuko ari ibishoboka ku buryo bugaragarira bose, hakabaho ibishoboka ariko bigoranye, hakabaho n'ibidashoboka namba. Donc ibyo ngibyo nagira ngo mbanze bigusobanurire. Mu Gifaransa bavuga le faisable réel, no kuvuga ibyo bintu bishoboka ku buryo abantu bose babibona. Tuvuge nko kuba uri umuntu ubwabyo, kuba uri umuntu umuntu akakumva uvuga, ni ukuvuga yuko kuvuga kuri wowe ni ibintu bishoboka kandi byumvikana, cyangwa se kugenda ni ibintu bishoboka kandi byumvikana ku muntu, kwiruka ku muntu ufite imbaraga ni ibintu byumvikana bishoboka. Ariko hariho na kira nakubwiraga ibintu bishoboka ku buryo wenda buruhanyije ariko bikaba byagerwaho. Tuvuge urugero naguha ni tuvuge nko kwirukanka ahantu wenda wari gukoresha nk'amasaha nk'abiri, ukaba ushaka kuhakoresha isaha imwe. Icyo gihe byakuvuna wirukanka cyane ariko ukabigeraho. Cyangwa se tuvuge
nk'aba ngaba b'imyitozo tuvuge abakina nk'umupira hari ubwo gutsinda ikipe kurusha biba bishoboka ariko biruhanyije. Ibyo rero nibyo mu gifaransa bita le faisable possible. Dushobora gutsinda ariko biruhanyije ariko birashoboka. Ariko hariho n'ibidashoboka. Ibyo umuntu yakwita ko ari infaisable. Ibyo ngibyo tuvuge urugero nko kuba ndi hano nkaba ndi ni Kigali cyangwa se kuba nicaye nanahagaze icyarimwe ntibishoboka. Cyangwa se kuba waguruka uri umuntu udafite amababa ntibishoboka. Ibyo rero bikaba byumvikana neza yuko umuntu ashobora kuvuga urwandiko cyangwa se gatumwa nyuma, ariko kubivuga yuko mbere byari ngombwa yuko rwose icyo kintu kiba, ku bwanjye niho nahera mbihakana. Urwandiko narwemera uvuga uti bya bintu ubwo byabaye ntawe ushobora gutuma ibyabaye bitaba, icyo gihe koko biba byabaye ngombwa. Ariko mbere yuko biba bishobora kuba ibindi. Ni ukuvuga rero mbere biba biri muri bya bindi twitaga faisable réel na faisable possible, cyangwa ibishoboka ku buryo bwumvikana n'ibishoboka ku buryo wenda butoroheje ariko bigashoboka. Nk'izo ngero naguhaye, ariko ntabwo nakwihanukira ngo mvuge yuko urwandiko cyangwa se gatumwa ari ikintu umuntu yavuga ko kiriho mbere na nyuma yuko kibaho. Nyuma wenda umuntu yabyemera, ariko mbere ntabwo bishyikira, ntabwo navuga ko kiriho. Ikindi nuko navuga muri urwo rwego nuko akenshi usanga icyo bita gatumwa, icyo bita urwandiko ni ikintu kibi. Ariko abantu benshi burya bagenda bagira amahirwe atandukanye ku bintu batari bategereje akabona bibabayeho, ariko nk'ibyo ntibabihe umwanya munini, bagaha umwanya munini ibintu byababayeho batashakaga kandi bibi. Burya ikintu cyiza kikubayeho utari ukiteguye, ntukumve yuko byari ngombwa ko kikubaho, cyashobora no kutakubaho. Ndetse kinakubayeho ujye uvuga uti ubwo icyiza kimbayeho birashoboka ko n'ikibi cyambaho. Kuki wahera gusa kumva yuko ibintu bigomba kuba mise kigoroye nk'aho twatashye ijuru? Igihe tutarataha ijuru mu rugendo rwacu harimo imvune n'ibitari imvune, harimo ibyiza, harimo n'ibitari byiza. Gusa imbere yabyo tugomba kumenya yuko dufite uruhare mu kugira ibyo dukora byiza no mu kugira ibibi twirinda gukora. Dukomereje ku ruhande wenda rw'umuntu waba yemera ko bimubaho cyangwa se ibiba ku bantu bitubaho, byaba ari urwandiko cyangwa se gatumwa y'umuntu, byo byaba biterwa n'iki cyaba gituma abantu babyemera gutyo? Hari impamvu nyinshi zituma abantu bemera yuko iyo gatumwa bihari, ko hari icyo umuntu yandikiwe kuzaba cyo byanze bikunze. Hari impamvu nyinshi. Icyambere nibaza ko ari ugutinya ikibi, kuko nkuko nabikubwiye usanga abantu bavuga gatumwa iyo habaye ikibi gusa. Naguha nk'urugero mu mateka y'u Rwanda, nahoze nsoma ibyanditswe na Musenyeri Alegisi Kagame. Icyo bise gatumwa, naho iryo jambo rikomoka, hariho umwami w'u Rwanda witwa Yuhi Mazimpaka. Yuhi Mazimpaka bavuga yuko yayoboye u Rwanda, yabaye umwami w'u Rwanda hagana mu kinyejana cya 16 gishyira cya 17. Uwo mwami yari yaragize amahirwe yo kuba umwami nyine, kuko urabizi ko umwami agira abana benshi akazahitamo umwe, ayo mahirwe akamugwaho akaba ari we uba umwami uzasimbura se. Ari we bavuga ngo yavukanye imbuto. Uwo mwami ayo mahirwe yarayagize, nyuma aza kugira n'akaga ko kurwara, akajya agira ibibazo byo kutamera neza rimwe na rimwe mu mutwe, ku buryo hari ubwo yabaga ari mu bintu umuntu yakwita nka crise cyangwa ibihe bitari byiza kuri we, akamera nk'utaye umutwe. Ariko akagira n'ubwenge butangaje bwo kumenya guhimba ibisigo yarasigaga. Hariho n'ibisigo byinshi bye tuzi, ikizwi cyane ni icyitwa Singikunda ukundi. Yahimbye amaze kugarura ubwenge, asanga umwana we yamwishe, bitagishobotse guhindura ibyabaye ngo umwana agaruke mu buzima. Ahita agenda arigunga, ahimba igisigo cyitwa Singikunda ukundi. Iyo gatumwa rero bamwitiriye yaje kuva mu gihe yari ari muri bya bihe bye byo kusa naho ataye umutwe. Yaje kurira inzu
icyo gihe izina uyu munsi twita za etaje, umuturirwa. Icyo gihe inzu ye yitwaga umuturirwa. Hanyuma ajya hejuru, hanyuma rero muri kwa kutamera neza arasimbuka agwa ku rutare rwari aho ngaho hafi. Urwo rutare barwita Gatumwa. Bavuga yuko yaraje kumererwa nabi, bahamukura yangiritse ku buryo ari nabyo yaje kuzira, yaje kwicwa no kugusimbuka akagwa kuri urwo rutare. Urumva ufashe nk'ibyo by'uwo mwami biri mu mateka y'u Rwanda, tubifashe nk'aho koko ari uko byagenze, wasanga nko kuri uwo mwami barafashe gusa ako kaga kabaye. Ntibafate n'amahirwe yari yaramubayeho nka mbere kugira ngo atorwe nk'umwami. Hagomba kuba hariho n'andi mahirwe menshi yagiye agira, ariko icyo ngicyo gusa kiba ari cyo kiba Gatumwa. Ukumva rero yuko igituma akenshi abantu babyemera ni ugutinya urupfu, gutinya ibyago runaka, hanyuma akaba ari byo bitirira nk'icyo iryo jambo bakavuga bati ni Gatumwa, ni urwandiko. Cyokora icyo gihe bari bataramenya kuvuga urwandiko, byita Gatumwa. Ikindi abantu wenda baheraho babyemera cyane, harimo no guhunga icyo umuntu yakwita inshingano, guhunga responsabilité. Aho kugira ngo umuntu arebe cyane cyane impamvu y'ibintu, icyabiteye n'igishobora gutera ibintu, akaba asa naho yabihungaho akareba ikindi kintu abyitirira. Tuvuge niba wagize ikosa runaka, wagiye gukora ibintu runaka, ubikora utabyizeye neza cyangwa se utari no mu gihe cyiza cyo kubikora, hanyuma byazamo ikintu kibi ugahita ubyitirira ko ari Gatumwa. Urugero naguha rwihuta, muzi ko nk'abapolisi batubuza gutwara imodoka twanyoye ibisindisha, hanyuma wowe ukanywa, hanyuma ukaza gutwara imodoka. Urabizi neza yuko wahagurutse utameze neza, hanyuma waza kugwa ukavuga uti bya bintu ni urwandiko rwanjye, ubundi se ko nayo nsanzwe nyitwara singwe kandi nasinze. Ayo ni amahirwe wajya kugira, ariko ayo mahirwe yagombye kukwereka yuko ushobora no kuzagira umunsi umwe ibyago kandi bikomotse ku bintu wari uzi neza. Ni icyo kintu rero ngira ngo gituma abantu benshi banabyemera. Akenshi usanga ari ugutinya ibyago, gutinya hanyuma umuntu akaba yanahunga na responsabilité cyangwa inshingano, akareba ikindi kintu yitirira ibyabaye kandi abifite mu ruhare nawe. Hari imvugo imenyerewe ndetse wenda abantu benshi banakunze kugenderaho, umuntu akavuga ati burya agasozi kagusabye amaraso ntiyakarenza. Ugasanga umuntu avuga ati Imana yanyandikiye ahantu nzapfira. Aho byo ntibyaba ari nk'urwandiko. Ariho umugani kera twigaga witwaga ruhinyuza, umuntu washatse ngo guhinyuza Imana, ashaka gusa naho ajyana hirya ibintu bikava mu ko Imana yabishakaga. Ikintu twakwemera cyo ni uko Imana igira ugushaka kandi kwiza. Uko gushaka kwiza Imana ikudushyiramo, ariko gushaka kwayo ntigukuraho ukwisanzura kwacu n'ubushobozi bwo guhitamo bwacu. Iyo rero umuntu ahisemo nabi cyangwa se agahitamo ibintu ashidikanya, atumva neza aho bigana, ari ubwo yagusha ku guhitamo nabi. Icyo gihe ntabwo byaba ari ukuvuga yuko Imana yakwandikiye icyo kintu kandi nawe wumva neza wakigizemo uruhare. Wenda ikibazo umuntu yakwibaza, ese ikintu umuntu atagiramo uruhare mu guhitamo, ikijyanye n'abantu bavuka batameze neza, umuntu akaba yaravukanye ubumuga, icyo ngicyo umuntu yagiheraho akakivuga bijyanye n'uwo mugani wanavugaga buta agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza. Nk'uwo muntu wavukanye ubumuga, wenda wavukanye ubumuga bwo mu mutwe, uzi ko hariho abatarenze imyaka nk'itanu, akavuka afite ibyo bita mu gifaransa déficience mentale, igenda ikura uko nawe akura. Ibyo ngibyo koko umuntu yabyibaza ati se aho icyo kintu kimeze gityo ntawakitirira yuko ari urwandiko. Icyo ngicyo umuntu yakibazaho akaba yavuga ati se koko iyo Mana mu gushaka kwayo kukireka ibyo bintu bikaba. Burya ikinyarwanda kimenya no gushaka n'amazina cyangwa se n'imigani igenda isa naho ivuguruzanya. Iyo bavuga bati agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza, bivuga yuko icyo kintu cyasimusiga iyo gihari ntukirenga. Ariko hari naho
bakubwira bati imanga y'Imana iruta ikigarama cy'ijisho. Ni ukuvuga yuko Imana ishobora kugukiriza ahantu utanakekaga yuko yagukiriza, mu kantu k'ubusabuzi kaba yakagukiriza. Cyangwa se bakavuga bati Imana irema abatindi niyibogosha. Tuvuge Imana yaremye uwo muntu akaza ameze gutyo, ibyo bintu wabirekera Imana, kuko Imana yaremye uwo muntu nizi nuko izamugenza. Imana irema abatindi niyibogosha. Ni ukuvuga Imana ireka ibyo bintu bibaho, ifite n'uburyo bwayo ibikosora, ku buryo uzasanga nk'uwo muntu mu buzima bw'iteka azabugiramo mbere y'abandi bose. Birashoboka. Cyangwa se bikaba binashoboka yuko yapfa yishimye kurusha umuntu wavutse yujuje ibyangombwa byose, hanyuma akazapfa yihebye, cyangwa se yanabaye cyane yaragize gute. Ibyo bintu rero Imana ubwayigira uko bikosora, ni ukuyireka gusa ikaba Imana. Naho kuvuga ngo ahantu byanze bikunze niho wari kugirira ibi byago, ibi byo nibyo numva atari byo. Nibyo tuvuga ngo agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza. Hagati ya accident nawe ubwawe ntabwo isano ihari ari ngombwa. Niyo mpamvu yitwa na accident, ntabwo ari accident. Ubundi muri filozofiya ikinyuranyo cyayo ni necessite. Ni ukuvuga yuko icyo kintu nta gisida, ni ibintu by'impanuka bibaye, ntabwo ari ibintu bya ngombwa byari biteganijwe. Impanuka ni impanuka, ntabwo ari ikintu kiba giteganijwe. Aho ngaho rero tukaba twamenya gutandukanya impanuka n'ibintu bya ngombwa. Ako gasozi kagusabye amaraso ntigashobora kuba ngombwa. Wenda hari impamvu zagiye zibitera, kandi Imana igira nuko yakira ibi byose bibaye, kuko wari ufite ubushake no guhitamo kutagenda muri iyo modoka, ariko wenda uyigendamo. Wari ufite ubushobozi bwo kugera aho ngaho cyane, ariko urabihitamo, wenda ntiwari ubizi. Ariko ibyo byose ni ukuvuga yuko biri muri faisable, biri muri possible, biri muri possibilité, ntabwo biri muri nécessité. Biri mu bishoboka, ntabwo biri mu byangombwa. Aho ngaho rero tukaba twahumva neza ko nta muntu wandikirwa iki ngiki ngo byanze bikunze bizagenda bityo. Haba hariho inzira nyinshi zo kuba byashoboka cyane ntibishoboke. Umugambi w'Imana wahamagariwe, ihirwe ry'ijuru, ihirwe ridashira. Ndagusabye dawe muri urugendo, inema yawe imperekeze nze mugana, zabarirwe nanjye mu ntore zawe. Turacyari muri cya kiganiro cyacu twige kubaho. Mbibutse ko mushobora kutwandikira nyuma yo kumva ibi bisobanuro. Email yacu nyibibutse ni twige kubaho mu ijambo rimwe rifatanye @yahoo.fr. Kuri iyi si iyo witegereje ibyiciro by'abantu biyirimo, uzasanga hari abantu bamwe ubona ko bahiriwe rwose. Turebeye ku bigaragara inyuma, ubona ko hari abantu bahiriwe, noneho ukabona ko abandi bo biberaho mu bihombo gusa. Sinzi naho umuntu yavuga mu bihombo gusa, hari ubanza birubuze gusaba n'umuntu kongera gutekereza ngo arebe wa mugani niba ari ibihombo gusa, niba nta tundi tuntu twiza tujye tumubaho. Ariko uruhare runini ugasanga ni ibihombo gusa. Hakabaho bamwe usanga bafite urubyaro ndetse rumeze neza, ugasanga nk'umuryango wose umerewe neza, ugasanga mbese uwo muryango wose ubaye umuryango w'amahirwe. Noneho ariko wagera ku ruhande rundi ukaza kubona noneho undi muryango, aho umuntu akora akavuga ati mu muryango wacu sinigeze mbona n'umuntu utunze igare. Uburyo iyo umubwiye amahirwe ukamubwira ko wenda yashobora kuzagira ibintu agera, akubwira ati oya, ibi ngibi ntabwo bishoboka, kuko mu muryango wacu nta umurage w'ibyo bintu ntabyo tugira. Ugasanga nanone hariho bamwe usanga bafite ubuzima bwiza, umuntu akazarinda yisazira afite imyaka 80 90, agifite amaso ye mazima n'urugero, wenda atarashyiramo indorerwamo. Nyamara ugasanga undi we nkuko mwigeze kubivuga, mu gihe gitoya aravutse, ariko wenda avukanye ubumuga cyangwa se buje nyuma, ugasanga abayeho mu burwayi bw'akarande ababara. Ese aho nta bantu baba bafite ubutoni ku Mana, abandi bakaba ari intabwa nkuko wenda tubibona iyo babivuga ngo n'urwandiko? Ngira ngo akoze ku kintu gikomeye
kijyanye n'ubusumbane mu bantu, ko abantu batareshya, ko abantu batanganya ubushobozi, yewe batanganya ubwenge, batanganya amahirwe. Ibyo ngibyo ni ibibazo abantu benshi bibaza, ku buryo ahari ari byo bituma n'abantu rimwe na rimwe bavuga bati kuba ameze gutya ni urwandiko. Ariko akenshi usanga bavuga ko ari urwandiko ari abantu wenda bagendera ku cyo babuze, kuko buriya hari nubwo tuba tuti wenda hariho umuntu w'umukire mu mafaranga, ariko wazamwegera ugasanga wenda arakubwiye ati uzi ko ubu ngubu maze gushaka abagore nka 3 bose dutandukana nubwo mfite amafaranga, cyangwa se mpora numva ndwaye nk'umugongo nubwo mfite amafaranga, cyangwa se mpora numva ntameze neza. Burya no kwitondera ibintu. Hari ubwo tureba abantu tukahita tuvuga ngo bari abantu bamerewe neza kuko umubonye wenda acaho mu modoka, nta kibuzi cye, ntubuze uko yaraye, ntubuze uko yaramutse, ntubuze agahinda afite, ntubuze indwara arwaye, ntubuze amateka ye kugira ngo agere aho yaturutse. Burya nta wahera aho ngaho ngo avuge ngo umuntu arahiriwe. Ushobora kuba ufite miliyari y'amafaranga ariko udahiriwe. Hariho akantu bajya bacishaho, kugira amatora nziza ntibivuga kugira ibitotsi byiza. Ushobora kuryama hejuru y'igiti ugasinzira kurusha uryamye kuri matora. Ariko ibyo nanone nta wabyifuriza undi ngo umuntu ngo ajya akomeza niba abona ibitotsi ngo aryame hasi mu ivu. Ibyo rero igihe cyo ntemera muri ibyo ngibyo ni ukumva yuko ibintu urimo uyu munsi uko wagira kose utabivamo niba ari bibi. Ibyo nibyo ntemera. Simbyemera kuki? Kuko numva nta muntu mu bushobozi bwe wagira ikintu akora azi neza ko gishobora kubyara iki ngo icyo kintu cyange kubera yuko ari we. Wenda ashobora kuba adafite nka tactique mu Gifaransa cyangwa se ubwenge ngiro bwo kuba yabigeza aho ngaho, ariko aramutse amenye ubwo bwenge ngiro akabwiga. Tuvuge niba ubu ngubu hariho amahugurwa menshi, ntabwo wavuga ngo ari amahugurwa wayareka kuko Imana yatwandikiye kutazamenya ibi ngibi. Ihuguye abantu hari icyo basigarana kandi hari icyo kibagezaho. Ntabwo rero wavuga ngo si ngombwa kubera yuko muri bari abantu hariho abantu Imana yandikiye kuzapfa badakize, si ngombwa kwirirwa ubahugura kuko ntacyo bazageraho. Ibyo urumva byaba ari nta gaciro wabiha. Iyo umuntu adafite ibintu hanyuma akareba icyatuma bigira akabyiga kugira ngo azabigereho, byanze bikunze abigeraho. Hariho wenda wabyiga vuba akabimenya mbere y'undi. Ibyo nanone bigenda biterwa n'ibyo umuntu ashoboye, ariko burya biba bivuga yuko uwo muntu wenda utinda kumenya ibyo hari ibyo nawe yamenya mbere y'uwo ngo wamenye ibyo bari barimo. Kuko hariho nk'ibyo ngibyo wenda bavuga guti ko ibintu wenda abantu babikorera hamwe ukabona hariho wabigezeho mbere kurusha undi. Ni ukubera yuko turi muri domaine cyangwa turi mu gice cy'ubuzima umwe abifitemo ubushobozi kuruta abandi, cyangwa se abifitemo ubwenge kamere kurusha abandi. Ariko bitavuze yuko nimuva muri icyo gice mukajya mu kindi wa wundi akomeza kubishobora kurusha abandi. Ushobora kumenya guhinga neza, ukamenya gutera ku murongo, ukagira ubwo bwenge bwo kumenya guhinga neza. Ariko hakabaho undi ufite ubumenyi n'ubwenge bwo korora, akajya bikora neza kurusha abandi kubera ko afitemo iyo mpano. Buri wese muri twebwe agiye afite impano y'ahantu runaka. Buri yagiye amenya aho impano yiherereye yahabyaza umusaruro. Naho ugiye guhanyanyaza ngo ujye mu mpano y'undi ubuye ngo ubwo yabishoboye nangiye kubishobora muri impano, hariho uzamenya gucuranga akaba yacuranga neza agatungwa no gucuranga. Kuko abantu niyo mpamvu abantu baba badakwiye kwibihangano by'undi muntu, kuko nabo baba bafite domaine nawe atazinjiramo. Hariho uwamgira ijwi ryiza uzabirebe, hariho abagira amajwi meza. Ariko hariho n'uwamenya n'ikindi kintu. Tuvuge ari nk'ibyo bita vocation. Ntabwo twese dushobora kugenda ngo tuba abasaseredoti. Hariho Imana izaba yarahaye iyo mpano yo kumenya icyo ngicyo, ariko akenshi itanga impano nyinshi zirenze imwe. Ku buryo unaniwe iki wakora n'iki. Hari uwaba umusaseredoti mwiza abe yabihayemo impano. Aho ngaho wenda ukaba wavutse ubwo si urwandiko Imana yamwandikiye ko azaba umusaseredoti. Ntabwo ari ngombwa kuko Imana yamuhaye imwe mu mpano yamuhaye harimo n'icyo. Yashobora kumuba cyangwa ntamube. Ntabwo ari isano ya ngombwa hagati ye n'icyo yabaye, ariko yahisemo
icyo yahisemo gisa kiza mu mpano yahawe abikora neza. Hariho n'uwajya mu mpano adafite, akaza wenda yari kuba nk'umubyeyi mwiza mu rugo cyangwa se yari kuzashobora ubucuruzi, akaza akaba wenda yahitamo kujya kuba nk'umupadiri. Ugasanga wenda aracuruza cyane kurusha uko ari padiri. Icyo gihe nuvuga ko impano yayihinduye akayijyana hariya, abazabona wenda akora n'aby'upadiri bazavuga bati bana urwandiko Imana yamwandikiye yagombaga kuba ari ikindi none do. Ariko icyo twasigara nuko nta sano ya ngombwa iri hagati y'icyo nkora cyangwa se ikimbayeho mbere yuko kiba, nta sano ya ngombwa ibihari. Iyo cyarangije kuba, icyo gihe icyabaye ntawe ugihindura ngo kireke. Imana niyo yonyine ishobora guhindura wenda amateka y'ibyabaye, igakora ku buryo ayo mateka atabaho, kuko Imana ishobora byose. Ariko ibundi cyarangije kuba mu gifaransa bayita relation de nécessité, no kuvuga isano ya ngombwa hagati y'icyabaye n'icyo cyabayeho. Ariko mbere nta nécessité, nta ngombwa ibihari. dushimire Imana dutunze n'inema zayo n'ubuntu bwayo, ntiturekeye twigarurire, twabaho cyangwa twapfa tubyibuke, turi umwihariko wayo, turabayo. Nshuti mwari mudukurikiye mu kiganiro Twige Kubaho, ngo ararekwa ntashira. Nimutwemerere tube dusubikiye ahangaha, tuzakomeze ubutaha. Gusa ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no gusangiza inshuti zawe iki kiganiro, kugira ngo dufashanye gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. ni munyemerere dusubikira ahangaha, maze ubutaha Padiri Kayisabe azakomeze adusangiza byinshi kuri iyi ngingo yibazwaho na benshi kandi mu buryo bwinshi, cyane cyane ko ikora ku buzima bwa buri wese. Dusoreje ahangaha rero dukomeza kubashimira mwese kubera umwanya mwigomwa mugakurikira ikiganiro nk'iki ngiki, mugamije kugira ngo buri wese agire ibyo akosora mu mibereho ye ya buri munsi. Mbere yuko dutandukana, mwibuke gukanda subscribe ndetse musangize inshuti zanyu iki kiganiro, kugira ngo nabo tugendere hamwe mu gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Naho ubutaha rero, mwari kumwe na Vincent de Paul Ntabanganyimana.